kuko iki gikorwa cyabereye aha uhahaye umugisha. Imana iguha umugisha. Haleluya. Amen. Shaka kubabwira ijambo ritoya. Mu kibi hashobora kuvamo icyiza, mu bidashoboka havamo ibishoboka, mu mukene niho hashobora kuvamo umukire, mu bibazo hashobora kuvamo ibisubizo. Abahanga baravuga ngo hari ibibazo haba hari umushinga. Haleluya. Ugeze mu ikaritsiye ukabona nta mazi hari, nta butiki ihari, ugomba gucuruza. Ahari ibibazo haba hari iki? Hari umushinga. Indirimbo yanjye cyangwa ikivugo cyanjye yavuga ngo nzakomera, nzagera kure, ndi umutsinzi, ndi umuneshi, ndi umunyembaraga, nta gufwa ryanjye rizapfunika, sinzajya mu nzu y'imbohe ariko mperutseyo, ariko icyo nahakoze nacyo ni amateka azahasiga. Dutere haleluya cyane. Haleluya. Ugomba kwemera ko ushoboye nubwo abantu batabyemera. Biri kumvikana neza. Ugomba kwemera ko ushoboye nubwo Satani atabyemera, nubwo abadayimoni batabyemera, ugahagarara ku maguru ukavuga uti ndashoboye. Ugomba kubyuka midongo ngo sinzazima, nubwo amabwiriza yakuzimya, isi ikakuzimya, amafaranga agatanga ukazima, ugahagarara ukavuga ngo ntabwo nzazima, nzakomeza kwaka. Tera haleluya cyane twumve. Ukiyaturaho amagambo kuko icyo mva ikindimo ntabwo bakigura, ntibakirangura, ntibagicuruza, ntabwo biga ngo bakibone. Nta n'umuntu wakirwanya. Yongwe ni yongwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mugomba kwiyumvamo ko mukomeye. Gukomera kuri muri mwe. Gukomera kuri muri mwe. Mugomba kwiyumvamo ko Imana igomba kubakoresha ibitangaza. Birabangwa Imana izaribatira abanyabyaha munsi y'ibirenge byacu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Mugomba kwiyumvisha ko muri abantu muteye ubwoba. Muri abantu muteye ubwoba, mukomeye, muhambaye. Ese ubu hari ibintu mwabwiye Satani uyu munsi? Naje mbwira perezida wanyu, pasiteri wanyu, mbabwira ngo igiterane ni muri arena hano haruguru. Navuze ngo ni hehera. Mbabwira ibintu bitatu. Icya mbere, namenye Imana yagukiza pare segonda. Imana igitanga amafaranga umuntu akaburaho ayabika. Ukicara ukayabara, ukayarara, ukayahambira, ukayajugunyira munsi y'igitanda no ku musego no mu kabati n'ahandi, ukagira ati wa mafaranga wari waragiye he? Nubwo uyu munsi utayafite uri umukandida wo kuyabona, kuko abayatunze ntabwo bavukiye imyaka 12. Ntabwo bavukiye imyaka 12. Sinabakiranutse kukuruta. Urebye no mu mwuka usanga n'Imana batayizi neza. Ihame rikomeye cyo byuka wiyaturama vuti nzakira. Vuti nzayabona. Nzayabona. Ako gasuzuguro kabatayimu bengo kazacika, Imana izakarandura. Mungu asifiwe. Impamvu naje kubashyigikira ni imwe. Icya mbere nuko mbakunda. Icya kabiri nuko haleluya. Haleluya. Jewe magarara mu ruhande rw'abantu bari mu ntambara. Rwose nkitambika n'umutwe bakawumena. Magarara mu ruhande rw'abantu bari mu ntambara, kuko nanjye mpora mu ntambara. Magarara mu mwanya w'abantu bari kwataka, kuko nanjye ndi umwataka. Muri iki kibuga ndi umwataka. Mu isi baravuga ngo ndi kibamba. Ntabwo wanzimya. Mugomba kwatura ko mugomba gukomera, Imana ikabaha amafaranga, mugahindura ibintu. Isi n'ibiyirimo, isi n'ibiyituyemo ni ibya Data. Haleluya. Haleluya. Ntabwo tugomba gutinda mu ntambara. Undwanya nawe hari umurwanya. Unyanga nawe hari umwanga. Umhiga nawe hari umuhiga. Utanshaka nawe hari utamushaka. Umvuga nawe hari umuvuga. Unsenya nawe hari umusenya. Buri wese afite intambara ye. Nta muntu n'umwe uticaye ku ihwa ari mujomba.
itangiro ndarivugiraho ubutumwa bihimbaza Imana, nawe arivugireho ubutumwa. Mugomba kwagura imbago mugasaba Imana umugisha, kuko Sauti muri abantu bakomeye. Indirimbo muririmba, amavuta mufite, imbaraga mufite, ni amva n'ayabami n'ayibikoma ngoma, mugomba kuyakoresha rero. Mugomba kuyakoresha rero. Naho rero kwibaza ngo ubarakarisha, nawe utabarakarira. Nanjye muncitse na umva nanjye muncitse narakara, ahubwo bamfatire no ngo mwararaka. Utarakara ninde se? Ahubwo no kurira narira. Ubwo nta maka ndangije. Ninde utavuga se? Ninde watakaza imbaraga nk'izo ntavuga? Ninde utababara se? Yaba atagira ubwenge, yaba adafite umuhamagaro. Uwababaye byari ngombwa ko ababara, sibyo? Byari ngombwa ko ababara. Uwatatse ngo mugaruka akagerageza, byari ngombwa ko yataka. Kandi nawe yarakoze mu gihe cye. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Jewe ntabwo ndwana n'abagiye, kuko ndi intumwa. Intumwa irabyara ikigendera, irimika ikigendera, ishinga n'ubundi agiye. Navuye hasi. Mu gihe gito muzansura mu bihugu 7. Jewe ndi intumwa. Mu gihe gito muransura mu bihugu 7, kandi mbishyura amatike y'indege ndi umukire. Haleluya. Tuzamurira Imana yacu ibiganza. Mugomba kwagura imbago. Nta muntu n'umwe washoye mu Mana ho. N'abashoye uyu munsi ntabwo mwahombye. Mu Mana niwo mu murima ubibamo, ibintu bikamera, ugakira, ugatera imbere. Mbibutse ko iyo ikintu kigiye kuvuka gikomeye, Satani ararwana. Aho twasomye, Herode ubwiwe, umwami uyoboye ubwami bukomeye, ufite imbaraga zikomeye, wujuje byose, ngo amenya ko uruhinja rwagize gute? Rwavutse. Ateranya guverinoma. Uruhinja, ngo uruhinja. Amenya ko uruhinja rwavutse, ateranya guverinoma, banga ubwami arabuntwaye. Ateranya igisirikare, ateranya inzego z'umutekano, arabaza ngo turakora iki ku ruhinja rwavutse? Uruhinja. Aradasi, turakora iki kubera uruhinja? Uwarugiye kuvuka yarakomeye. Intambara muri kurwana nuko muzakomera, ibibazo muhura nabyo nuko muzakomera. Gukorera konseri nk'ahangaha n'ubwiyahuzi. Se murabizi ko ari ubwiyahuzi? Murabyemera? N'ubwiyahuzi n'ubwiyahuzi. N'ukwigerekaho igisasu. Kabuti kama mbaya. Uyu munsi ndakubita umuziki. Kama mbaya. Uyu munsi ndabwiriza. Ivuga butumwa nuko rimeze. Nta muntu n'umwe wahagurutse mu mavuta y'Imana bakomeye amashyi. Noneho kuri ubu butaka rero, iyo uhanuye cyane bakwita umurozi. Iyo uramije cyane bavuga ko ari inzoka iguha kuramya. Hari umupasitoro hari Gaciro bajya banga afite inzoka mu ikote kubera kuramya cyane. Iyo ukize cyane ukabona amafaranga bavuga ko wagiye ikuzimu. Iyo uguze imodoka nziza ihinduka intambara. Iyo abantu bakuyobotse ni intambara. Ivuga butumwa ni intambara, ni komba. Ngo ataka. Mugomba kurwana. Mukabantu mwiteguye kurwana nka Nehemiya. Arubaka ariko akaboko gafashe inko. Mushireho ingamba z'amasengesho. Mushireho ingamba z'amasengesho, mushireho ingamba zo kubumwe, mushireho n'ingamba zo gushaka amafaranga. Haleluya. Nta kindi mukeneye hagati muri mwe. Nabonye mwerekana abashumba, nabonye mwerekana abavuga butumwa, buriya n'abanyamasengesho barahari, ariko musaba Imana amafaranga. Imana ibashyigikira, kuko amafaranga kunyuza utanyuza, akwinjiza imbaraga ziyoboye isi nesha. Imbaraga ya mbere ni imbaraga y'amategeko. Amategeko aragufunga. Amategeko aragufunga akakwambura uburenganzira muzambaza. Imbaraga ya kabiri, haleluya, ni imbaraga y'amafaranga.
ifaranga ni musema kweli riguhuza nabo mutahu. Ukeneye ko abantu bakwemera ukeneye, ndakurahiye nta muntu uzakwemera. Ukeneye ko abantu bagukomera mu mashyi ukeneye, ntibishoboka. Hari ikaritsiye nzi nubwo wahagurutse ikirema kigendera mu igare kikiruka ukenye wambaye nabi usa nabi, haraho polisi yagufata kakubwira ngo uri umusatanike. Mugomba gusaba Imana imvura y'impangukano, imvura y'umugisha. Imana ikabafinasa, Imana ikabashyigikira. Haleluya. Ibyo ikabashyigikira mufite imbaraga ya gatatu. Haleluya. Ushaka wanayihindura n'iyambere, ariyo mbaraga y'Imana, ariyo mbaraga y'amasengesho. Kuko umuntu usenga aca mu bintu ntazima. Abanyamafaranga bagusha abandi. Byashoboka ko hari abantu mwatangiranye bagiye bakira udupfukamunwa akagenda ntagaruke. Alo, ntabwo munyumva, reka niyumvire papa. Alo, ndakumva papa. Donemando ene Holy God. Alo, imbaraga z'amafaranga. Imbaraga ni mudasaba umugisha abanyamafaranga bazabasenya. Hari abantu bamba, hari abantu bari kubaka insengero zikomeye bafite amafaranga, bazayaha abacuranzi banyu babatware. Hari abantu baramba bari gushora byinshi, bazabakurura babatware, bahindura iyerekwa ryanyu, bahindura imyumvire yanyu, usange muranyanyagiye. Birabasaba ko musaba imbaraga z'amafaranga, kandi biroroshye ko mwabona abaterankunga babiri gusa ubuzima bwanyu burahinduka. Imana ikabashyigikira mu buryo bukomeye. Haleluya. Uruhinja rwavuka, Herode atanga itangazo bango nimuteranye mubaze urwo ruhinja rwavutse ashaka kurwica. Reka mbebe neribanga, nta muntu wakwica Imana itagutanze. Nta muntu wagukura mu buzima bwawe Imana itabyemeye. Twahuye n'ibishaka kutwica, twahuye n'ibikomeye, twahuye n'abagome n'abagambanyi, ariko Imana yarahabaye. Alo, Imana yarahabaye. Ariko ninde muntu Imana yahabaye muri uyu mwaka? Mama barozi, mama bapfumu, mama bakonikoni, mama magambo, mama ye baba we. Ndakumva papa. Mama kamera bantunze, mama magambo abantu bapfuze, mama inyandiko banyanditseho, mama amafoto bamfotoye, mama bari bategereje muri uyu mwaka kwa abana banjye bava mu mashuri, mama bari bategereje yecunguzi. Mungu asifiwe. Yesaya ibice 9:5, umwana ntapfa kuko azavuka, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese, umwami w'amahoro. Ubutware buzaba ku bitugu bye. Tunimando eneho. Uyu mwaka uzi ibintu tunyuzemo, uzi intambara tunyuzemo, uzi uburyo Imana yitamuruye. Harabona imisinga Noheli bera, tubajyanye Noheli, tubajyanye bonane. Umva Herode, mujyanye Noheli, mujyanye bonane. Dinamando eneho. Uzi impaka zibaye, uzi induru zihaye, uzi imitego Satani ateze. Alo, kw'Imana itsinzera, kw'Imana ineshe. Lefose eneho. Marayika bwira Yosefu ngo byuka, uterura umwana na nyina uhunge, kuko Herode arashaka kumwica. Icyabaye niki? Yosefu yatangiye kubona inyenyeri. Hari inyenyeri utazabona, hari inyenyeri ugomba kubona ari uko intambara itangiye, kugira ngo udapfira mu ntambara. Mu ntambara yawe ntutakaze inyenyeri, mu magambo urimo ntutakaze inyenyeri. Umugabo ashobora gutakara ariko ntuzatakaze inyenyeri. Amafaranga ashobora gusha ariko ntuzatakaze inyenyeri yawe. Nabonye abashumba, amatorero ashobora gufungwa, korari zikanyanyagira, umva ibintu byose bigahagarara, ariko ntuzatakaze inkoni yawe. Ntuzatakaze inkoni yawe, kuko Imana yimika Poso Yongwe. Hari ibikomangoma byari bihari, kuko Imana yimika Poso Yongwe. Hari abakomeye bari bahari, kuko Imana imamagara
hari intwari zari zihari. Do I see in her. Pawulo ati ndashimira Imana ko yabonye ko ndi uwo kwizerwa. Ingabire umurimo wari uhari ariko si wowe Imana yahamagaye je. Haleluya. Mu bakomeye bahamagawe ntabwo ari benshi, no mu mfura zahamagawe ni benshi. Imana ikati wacu kwa Ananias no bayigi ihabona yongwe tora pipa irambona iramira ngo ngwino. Abona menye kera narabahamagaye, abona hamagaye narabatoranije, abona toranije nabahaye ubutware. Tira basasai. Mwari muzi ko mwahawe ubutware. Wahawe ubutware ntagira mu nyangire, wahawe ubutware ntakorera ku bwoba, wahawe ubutware ntabwo bamusimya, ntasaba inzira. Halo inyenyeri iramumuri kwirame ngo inyenyeri yawe ikumurikire, inyenyeri ya sauti, inyenyeri ya poso yongwe, inyenyeri y'aba bapashumba bari hano, inyenyeri yanyu bamurikire. Ngo inyenyeri yahagarara agahagarara, ibise bimufata ageze haleluya hagati mwibuga ry'inka yinjira mu nzu y'abashumba. Mariya abyara Yesu. Ndibutsa aho twasomye marayika aragaruka abwira Yosefu ngo fata umwana na nyina usubire mu rugo kuko wamuhigaga yapfuye. Hani wateye ubwo wamuhigaga yagize gute? Yapfuye. Nababwiye ngo unyishyuza nawe hari umwishyuza, unkanga nawe hari umukanga, umvuga nawe waramuvuga, unyita umunyabyaha nawe hari ababitsa amabanga ye, numfunga nawe bajya bamufunga. Ano ndakumva papa ngo intambara ikuri inyuma katusubire mu rugo. Intambara yirangije. Uyu mwaka intambara yawe izirangize. Uyu mwaka intambara yawe izirangize. Uyu mwaka intambara yawe yirangize. Mungu asifiwe. Subira mu rugo kuko washaka kwica umwana na nyina ntakiriho, taha mu mahoro. Niryo jambo shorejeho ntabwo ninda. Mbibutse ko umuhamagaro uragora. Umuhamagaro uragora. Ni ibisazi. Haleluya. Ni ibisasi. Ubu muraruhutse. Nibaza ko sauti hewani ubu muruhutse aho mwicaye. Ubu muraruhutse. Wabati nibura muraruhutse. Muri ya mvugo yacu y'umwuka murahumetse. Umva mbonye uburyo muririmba. Umva mushiza. Umva mbonye uburyo muraririmbye mwumva agahinda karashize. Murakimaze namwe musohokeye mu kabari kwa Yoeli. Bonane yanyu na Noheli murayikubise naho ubutaha. Kuramba no kuramuka ibyejo bibarabesha. Mungu asifiwe. Ibyejo bibarabesha. Ubu mubwiye Satani n'abatayimoni n'ingabo se mumweretse ko namwe mukoze konse. Abandi bataramye mu nsengero zirabagirana, abandi bari mu mastade, namwe muri ahantu nyaburanga. Muri kumurisho mukomera Imana umurisho, mwifatanya n'abanyamurisho. Mutere haleluya cyane. Namwe muraruhutse. Namwe muraruhutse. Murumva amahoro muraruhutse. Nanjye ndumva nduhutse. Nanjye nari mfite urugendo. Ariko navuze ngo nanjye ndaruhagarika maze mbanze nduhuke. Haleluya. Haleluya. Ibanga ryo gukomera irya mbere. Haleluya. Ntugatinde mu byo wabayemo naho wabaye. Ntugatinde mu byo wagize gute. Ndi umuntu utagira umwanzi n'umwe ku isi.
ndi umuntu utagira umwanzi n'umwe ku isi, kandi nzi gushwana. Nzi kugira gute? Nzi kugira gute? Nzi gushwana. Ndavuze ngo nzi kugira gute? Gushwana. Ariko ndi umuntu utagira umwanzi ku isi. Madamu wanjye tujya dushwana, kandi tumaranye imyaka 22 tugashwana ariko gatoya. Iyo dushwanye rero mba ndi kwambara ipataro cyangwa sandari, akantu koroshye, dushwana ndi gufungura urugi. Ariko ngera mu mujyi na message nyandika ntwaye imodoka cyangwa nicaye ku kiri hafi, mubya nimbabarira sheri kandi ntubyibuka. Nushwana n'umuntu ntukabitindeho, ntukagire gute ngo bigarure mu materaniro, ngo biririmbe, ngo bivuge, ngo bitange mu buhamya. Ubwo ni ubusutwa, ntukagaruke mu busutwa. Wabyumvise? Haleluya! Mungwa ibyo mvuze murabyumvise? Abo twashwanye twarashwanye. Mfite umugabo twakundanaga antwarira inzu kwirebero, kandi muzi ko ari heza mwirebero. Antwarira n'imodoka ebyiri. Turi mu rukiko turi kuburana, tuzaburana muri uku kwezi kwa mbere. Ariko byananiye ku mwaka, telefone ye nyisibye nk'inshuro 30, nkagira ikibazo cy'uko nyizi mu mutwe. Niyangana ngo iki cyumweru simuvugisha, icya kabiri nkamuhamagara nti ndagukumbuye, nawe nkumbara nkumbuye, tugahura kangurira nanjye nkamugurira. Iyo mubajije iby'inzu yanjye duhita dushwana, kandi iyo aje ngo dusangire asa n'imodoka yanjye yatwaye ataguze n'ifaranga rye. Nicara nkareba abandi kuko nari mukumbuye, reka twoye gushwana tukajya nkishyura. Nawe akunda kugura kuko hari abantu burya nimukajye mugendana n'abantu badakunda kugura. Hari abantu mugenda nuko mugendanye ukaba ari wowe ukoramo ukagira ngo w'amafaranga arayazira. Iyo ugendanye n'abantu batatu n'umuntu munganya amafaranga, ukishyura bwa mbere n'ubwa kabiri ukishyura n'ubwa gatatu akishyura, akubonamo ubuginga. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko utaraba umusirimu mu mutwe. Hari ahantu tunywera kakawa imbere ya Beneri, haba akantu banyweramo kofi. Abakire bakomeye hano, hari abakire bakomeye usanga umukire afite imodoka, bano bafite imodoka 300 400 amajanse y'imodoka, usanga bicaye ku meza ndende igereye hari bano bakire bo mu mujyi wa Kigali. Naratangaye, umuntu anywa kofi, ka kofi ka 3, undi akarya umuneke, undi agafata kuruwasa, undi agafata akakeneye. Sindigera mbona umukire umwe ateranya twadufagitire twose ngo atwishyure, buri wese ari yishyurira. Impamvu barokore tudakira rero, saa 6 uhura na 3 ukabagurira, saa 8 ukagurira abandi, saa 9 ukagurira abandi, hanyuma ugaheza ukibesha ngo ni umugisha. Ibyo babyita gusesagura. Ihame ryo gukira habamo no kujera ibyo utunze. Urera impamvu tukunda gusangira, akunda kugura. Haleluya! Je ntabwo twasangira kabiri utagura. Mwabyumvise neza? Ndakugurira bwa mbere n'ubwa kabiri, ariko iyo mbonye ubwa gatatu utaguze, wapi wapi? Je nta muntu ukimbesha, bambeshe nibesha. Injyajya twaragendanye, inerenganya twaragendanye, wapi? Nta n'abantu baza kunsura iwanjye mu rugo nta gahunda. Oya, nabikuyeho. Nagize gutera, nabikuyeho. Mu barokore si haba akavuyo. Mwabyumvise neza? Ibintu byose ni ku murongo. Nikagarukire muri bwa buhamya rero. Iyo mbonye rero tuza gutongana twaye imodoka yanjye nkibuka n'inzu yanjye, ndamwihorera. Yamara kwatsa imodoka tutandukanye,
tugatongana kuri telefone. Nsonza mubwiye ngo telefone yawe narayisibye, ati nubwo wayisiba ntiwayisiba mu bwongo, iko ahita mbwiye. Hashira iminsi akamwe atari ku bwoko ko uracyababaye, ati duhure tukongera tugahura. Ibi mbivugiye igambi n'imishinga yanyu. Nimugatinde ku bantu babahemukiye cyangwa se abo mwahemukiye, ahubwo mutinde ku byo mugambire gukora muri action plan yanyu. Mwubake ejo hanyu hazaza. Isi irihuta, muri abakandida bo gukira, muri abakandida bo gutera imbere, muri abakandida bo kwaguka. Haleluya! Iyo abantu bishize hamwe bakagira ukuri, ubumwe, ukuri n'urukundo, Imana irabashyigikira. Mugire iyerekwa rinini. Mungu asifiwe. Mugire iyerekwa rinini. Ubutaha muzakora igiterane muri arena. Dufite Yongwe TV miliyoni 10 na zingahe zirayireba. Abagabo bose baraha nta muntu n'umwe udafite amafaranga. Sibyo? Nabonye uwaha miliyoni 2. Sibyo? Jewe ayo mbahaye sinyavuze. Ariko nanjye buriya nabahaye. Sibyo? Sinyavuze kuko buriya nabahaye. Haleluya! Kandi ntabwo nyenywe. Sibyo? Ntabwo nyenywe kuko nsenga Imana ikiza. Ubukene ni mu mutwe, kandi mu mutwe wanjye haragutse. Mfite inzozi nini zo gukomera no kubaka ibinini. Mfite inzozi nini zo kwagura ivuga butumwa. Mfite inzozi nini zo kubaka insengero nini. Harano bibwira ko ntazazubaka, nibiririre. Nibagire gute? Nibiririre. Ejo hanjye ni heza, nzakomera, nzagera kure, ndi umutsinzi, ndi umuneshi, ndi umunyembara. Ndashaka kugusengera Imana. Nkubwire ngo Herode wakurwanyije uyu mwaka arapfuye. Winjiye mu mwaka ufite umudendezo. Winjiye mu mwaka ufite amahoro. Winjiye mu mwaka Imana igiye kugufunguriramo inzugi. Ubukire buri mu gutekereza cyane. Ubukire buri mu mutwe. Amafaranga ntabwo ari ayo ufite, ahubwo amafaranga nayo ugiye kubona. Haleluya! Mungu asifiwe. Imana ishobora kuguha amafaranga ugacanganyukirwa, ukagira gute? Imana yagukiza paresago ugakira. Imana yabohora ubuzima bwawe umunota. Isi ni ikibuga umuntu ashobora kunyagirirwamo, ariko ni na stade ushobora Imana ishobora kukwamamarizamo ukazamuka. Imana ibihe ibyago. Mujye mwatura ibintu bikomeye. Mufata amasengesho y'iminsi 35 musaba Imana ibintu bikomeye, kuko abantu basabye Imana ibidakomeye. Nubwo napfa nka Lazaro, imbwa zindi gati birenge, ibisebe, nkapfa nkajya mu ijuru, ntacyo byaba bintwaye. Nimugakunda impiya, abazirarikiye barahumanye babura ibisho ubugingo. Iyo uvuze amafaranga cyane bakwita umurozi, bakwita umugome, bakwita kudakijijwe. Turavuga iki? Kwagasuzugura amatorero asuzuguwe nafunzwe, ikibazo ko ari amafaranga. Ushaka umuhanuzi ukomeye muri iki gihugu arahari. Ushaka umunyamasengesho ukomeye muri iki gihugu arahari. Ushaka abaririmbyi bakomeye za sauti zirahari. Ushaka abashumba bazi kuvuga, nanjye ndahari, n'aba barahari. Problem mane. Musabe Imana umugisha. Musabe Imana iki? Umva, mufite dirija mwiza. Sibyo? Mufite perezida mwiza. Mwongero n'umunyamasengesho. Usaba ibintu bikomeye. Imana iba finance. Imana yaramwengu igiye gufinance abantu bari mu muhamagaro wabo. Imana igiye gufinance abantu abari online mu mahanga mu byumve. Imana igiye gufinance abantu bari mu muhamagaro wabo. Ntabwo abantu b'Imana bazasuzugurwa iteka. Niba umuntu umwe azamura inyubako muri hegitari mu mujyi wa Kigali, ari inzu ye y'ubucuruzi,
ibaye imana itazamura inzu yayo mu mujyi wa Kigali, yaba ari imana ya feke, yaba idashoboye. Icyo nicyo giye gutera imana gushyigikira abantu bari mu muhamagaro wayo. Musijane kidogorero, musaba imana ibintu bikomeye. Yewe nuye mu bintu nabwiraga imana kera. Hebiya ngo mana kukinyenye, hebiya ngo mana ibihe ndimo bizasimburwa n'ibihe. Hebiya ngo mana fungura inzugi. Imana ikambwira ngo izina ryawe rizakomera. Imana ikambwira ngo uzagera kure. Imana ikambwira ngo uzaca kure. Imana ikambwira ese ufite amasezerano muri uyu mwaka ugiye kwinjirana mu mwaka utangiye. Bonane zose nizisa. Hari bonane twarize, hari bonane badusohoye mu nzu, hari bonane zarangiye. Twatangiye mu gitondo dufite message zo gutanga inzu z'icyumba na saro. Turi kurira. Shaka ubushoje umwaka urira, umwaka utaha uzawusoza uririmba. Shaka ubushoje umwaka wati noneho nzawurangiza gute? Uzawurangiza icyo Imana yavuze ntigihera. Isezerano ry'Imana, Imana iraririnda. Imana yafungura inzugi zigafunguka, yaguhuza n'abakomeye, ikakwinjiza abakomeye, ikagukorera ibikomeye, isi yose ikagutinya igahambara. Muzabibona rero. Bwira mwe ngo muzabibona. Onyomwe ngo muzabibona. Byo mwe ngo bazabyitegereza. Muhaguruke dusenga Imana. Nayo magambo nabakomezaga. Musaba Imana ibintu binini. Musaba Imana ibintu binini mu mwaka twinjiyemo. Wibuye ko mushaka gukora ibiterane binini, kandi nimuba abantu b'idini. Nimuba abantu b'idini. Haleluya, haleluya. Baraba bakunda babatera inkunga, abakora ibikorwa bitandukanye, ntihazagira ubigarurira. Ese pastor uri kunyumva? Numvise ngo na apostle mugenzi wanjye, wabyumvise? Haba ari utanga inkunga, haba ari ubashyigikira, haba ari ubatumira, ntihazagira ubigarurira. Mwabyumvise? Ntihazagira ugira gutera ubigarurira, ahubwo mukomeze inzozi zanyu. Mungu asifiwe. Mungu asifiwe. Samuri ganza hejuru dusenge. Nyagasani Imana iri mu ijuru. Alo! Tole basanso ene oliba. Lele basanso ene hori. Ndasenze mu izina rya Yesu. Samuri ganza bya hejuru ngusengere. Turagushimye ko waturinze muri uyu mwaka. Wakoze imirimo itandukanye muri Sauti Hewa. Wakoze ibitangaza mu ngo zabo no mu buzima bwabo. Wakoze igitangaza kubaha guterana. N'inzira waciye. Ni igitangaza wakoze. Byarimwe intambara nyinshi, byarimwe ibibazo byinshi. Turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo iri jambo buri muntu wese ufite Herode ni Satani, Herode n'abanzi bacu, Herode n'abagome, Herode n'abadayimoni, ni intambara abantu batinzemo. Turasenze kugira ngo uhagarike ibyago, uhagarike amakuba, ufungure inzugi, ureme ibitangaza bifatika bigaragara. Turasenze kugira ngo umwaka wa 2025 uzabakoreshe iby'ubutwari, uzagure imbago zabo. Lo pasa uzabagurira ivugabutumwa, uzabafungurira imbago, uzakora imirimo n'ibitangaza, uzakingura inzugi. Haleluya. Lole pasasai ole katatanto enehori. Ndagushimye kuko umunsi bazajya hariya gusura umwami, bazasura itorero rya Horebu Holy Church. Ikimenyetso cy'uko bibaye nuko bibaye, ikimenyetso cy'uko bitangiye nuko bitangiye. Allah! Kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Allah!
bagure, baha imodoka zo kubatwara, tanga imigisha itandukanye, bubakire sare ikigo cyabo cy'ibikorwa byabo, bakingurira inzugi zikinze, bahindura umwe ubakoreshe mu izina rya Yesu. Indirimbo zabo ziryoshye, iyerekwa ryabo riryoshye, fungura urugi rw'amafaranga, bakize induru iyo ari yo yose. Done mandra saigi, urakoze kubaho umugisha. Ndasengera umwaka twinjiyemo kugira ngo imirimo ihambaye y'Imana izakorwe ku buzima bwabo. Ubarinde kugwa, ubarinde kugwagwana, ubarinde gusubira inyuma, ubakize ibikomere byose bakomeretse, cyane cyane ibyo bikomerekeje. Ubagurira imbago, ubashyigikishe ukuboko kwawe gukomeye, ubarwanirira intambara. Imyaka tumaranye nabonye uri Imana itanga umugisha, isi n'ibiyirimo, isi n'abayituye, isi n'ibiyuzuye n'ibyo Uwiteka. Lole pasanso neho, ndasabye kugira ngo ubagure, ubahe umugisha. Iri jambo, haleluya, iri jambo ribashyigikire, wuzuza umwuka w'imbaraga, wuzuza umwuka w'amavuta, wuzuza umwuka wo gusenga, wagura ibitekerezo byabo, ubaha amaboko, ubaha imbaraga. Ndagushimye kuko ubahinduye umwe, ndagushimye kuko ubashyigikiye. Dusengeye aha hantu bakoreye iki giterane, lole pasans umumurishyo, tunimini nikusaigi. Imana yishyuye ideni, suka zaidi iniho. Imana ikinguye irembo, sakaza zayisirigi. Imana ikugarutseho, tona mandrasa iniho. Alo, Imana yaguye imbago zawe, kandi rizina umurisho ryaguciye ahantu hatatu. Le pasa sayigi iniho, ntihagurwa ntihagurishwa, ahubwo haragutse, niko Imana ivuze. Sele pita tayi iniho, kuko iki gikorwa cyabereye aha uhahaye umugisha, uhahaye umugisha. Twese tuyengo hahaye umugisha, hahaye umugisha mu izina rya Yesu. Iyi nzu ihawe umugisha, iyi nzu ihawe umugisha. Igiye kongera yibukwe, ifirimbi y'Imana ivuge, kugira ngo Imana irangurure, ubone umugisha mu buryo utajya guubona. Ibimenyetso by'uko ubaye biragaragara mu minsi 90 ko Imana itangiye kuguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.